Nongeye kubasuhuza bakundwa n'Imana muri Kristo Yesu, amahoro n'umugisha biva ku Mana Data bisubire kandi byongere kubana namwe. Umva icyo ngutumweho binyuze mu ijambo ry'Imana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, igice cyaho cya mbere, umurongo waho wa 45. Haranditswe ngo, kandi hahirwa uwizeye kuko ibyo yabwiwe n'Umwami Imana bizasohora. Amen. Umva nshuti yanjye, wasenze Imana, wavuganye n'Imana, wasezeranijwe n'Imana amasezerano. Hari ibyo wayisabye irabikwemerera, uracyanabitegereje. Hari n'ibyo wabonye kandi yanasohoje. Nibyo koko Imana ntibeshya, izabisohoza kuko ni Imana y'inyangamugayo. Ariko umva icyo ngutumweho hejuru y'ibyo byose nshuti yanjye. Irinde kwibaza inzira bizacamo no gushakisha aho bizanyura Imana ibisohoza. Umva ikintu umwuka yampishuriye. Mu kwibaza aho bizaca, aho bizanyura, bizava hehe, byashoboka gute? Izo ni zimwe mu nzira Satani akoresha mu kuduca intege, akatwihebesha, bikageraho atumaramo ibyiringiro, binyuze mu kutwibutsa, mu gushakisha inzira z'iby'Imana yavuze aho bizaca bisohora. Imana Data niyo ikora ibitangaza bitabarika, niko yabivuze, kuko nayo ubwayo ni igitangaza. Ariko inzira ikoresha cyangwa uburyo inyuramo isohoza ibyo yavuze ni uburyo bwihariye kandi budasa n'ubundi. Iki nkubwira ni ukuri inshuti yanjye, inzira Imana icamo, inzira ikoresha, uburyo inyuramo ni uburyo bwihariye butandukanye n'ubundi. Ugiye kuburebesha amaso y'umubiri ntabwo bishoboka, birangira Satani akweretse ko yuko nta nzira ihari. Nyamara kandi ijambo riravuga ngo inzira z'Imana ntabwo zirondoreka. Umva, uko Imana yiyeretse Abisiraheli ku nyanja itukura, yakoresheje inkoni, ibwira Mose amanika inkoni hejuru y'inyanja, amazi atandukanamo kabiri barambuka. Bitandukanye n'uburyo Imana yabiyeretse kandi bageze kuri Yorodani bari kumwe na Yosuwa, aho byasabye ko Yosuwa abwira abagabo bari imbere y'isanduku y'Uwiteka bayihetse bakabanza ibirenge mu mazi. Ubwo buryo bwari butandukanye. Uko Imana yabagaburiye mu butayu bakarya, bakajya naho ibagaburira inyama, bitandukanye n'uburyo kandi Imana yagaburiye ab'i Samariya bari bishwe n'inzara. Bahahandi Elisa yageze agahanura akababwira ngo ejo nk'iki gihe bo bariye. Imana yakoresheje ababembe bari baratawe hanze y'umurwa. Wumva ubwo buryo bw'Imana. Nshuti yanjye, inzira zayo ntizirondoreka koko. Nkwibutse n'iki ngiki, uburyo Imana yiyeretse Namani ikamukiza ibibembe, byasabye ko Namani yibira muri Yorodani inshuro 7. Ubwo buryo butandukanye n'ubw'ikirema cyari cyicaye ku irembo, cya kindi Petero na Yohana babwiye ngo dutumbire. Ubwo buryo buratandukanye. Uretse n'ubu buryo, niwibuke umudamu wari umaze imyaka 12 ari imugongo,
mu gukira kwewe yamukozeho gusa. Wumve ubu buryo buratandukanye, inzira ziratandukanye. Ibuka uwari umaze imyaka 38 aho yari yicaye ku kidendezi, we yaramubwiye ngo rero ikorere uburiri bwawe ugende. Umva ubwo buryo bw'Imana, umva inzira z'Imana ni nyinshi ntizirondoreka, kandi muri izo zitarondoreka harimo n'iyawe, harimo n'iyawe, n'iyawe irahari. Ntaguce intege Satani, ntakwihebeshe, n'inzira yawe irahari. Girira Imana icyizere kuko niyo yonyine yo kwizerwa, n'inzira yawe irahari. Yesu niwe banze ryo kwizera kandi ni nawe ugusohoza. Ikomeze kuri Kristo, wemera ature muri wowe, nawe uture muri we. Yesu aguha umugisha, iyawe nzira irahari. Yari mwene so Twizere Imana Gratien, mfasha dusangize ubu butumwa. Shalom.